niko ubundi waretse ko unashatse gufata wigeze umawe ntabwo warabigerageje nabikora ibaze mbibwiye Karine no yakwi umva nabyapfaga ariko neza we wabaze kwasigara se nanjye natana akumva mubwire watse nkazashaka kingirizo sibyo tukabikora n'undi agahera kimwe cyozo ragakingirizo n'undi bagakoresha kacika muzayanjye agaca kuri Imana ogo bomba barabye nuzongeye kubivuga mana uburwayi nuza yaca agakingirizo sha uri umuntu w'umugabo ndakora sha uri umuntu w'umugabo ye baba data nakubwiye uzi ko umuti wakoze ugomba gukora cyaratifa kiraje sinzi iyo muvuye ancaho nta no kumvugisha neza biriya rero nibyo nashakaga Latifa ni ikigoryi ntago yagomba kungomera mu buzima oya wowe bindekere se ahubwo afite indi misiyo ntabwo nari nzi ko kaze bigeze hariya oya uzi ko wiyubure ibintu bikora umunsi umwe oya ni kuri bigomba kugenda kandi urabizi ko niba tugiye inama ndabizi twagiye dukorana waramfashije ariko byaratindaga wowe reka wowe none ni special we uvuye gukarisha ubwenge we byihorera birekeye umva ahubwo hanyuma ikindi kugira ngo twavuganye ya miti iri mu nzira yo guhabirasa birasa ndashaka kongera kanyubaha urumva uko mbishaka birasa agomba kongera kunyita mama akongera kanyubaha akongera akabwira umugore akagomba kunyubaha ikindi akajya amafaranga uko mbishaka ibyo ngibyo ko bitifubye amafaranga yandi wamaye yandi tayari umuteje uza oya nana yuwo nguwo ahubwo reka nkubwire hari umuti nshaka umbwira uriya muntu wuzana umbwire ngo amafaranga umutuma atarahaguruka ubundi hari umuti ubaho umuntu yaha umwari birasa akajya mva no kahingurura Hello? Mwabite? Wantegereje nyine urambura. Nabuze uko ngaruka. Sha ntago nkije nyine urabizi Gakire uri aha ngaha nabimukojeje yiterera ibicu. Ibaze ko yahise ambwira ngo ubwo mfite ibyo ndi gupangana birasa ngo ubwo birasa ngo ni umugabo wanjye abigira birebire ndamusobanurira mbona ntashaka kubyumva ariko ntabwo ibyo ngibyo bikuraho yuko n'ubundi ukwiriye gukomeza kwihagararaho uwo mukecuru ntakagutera ubwoba rega buriya akagabo gahimba kandi kataraza kera yabonaga uri umuntu uciriritse utabasha kuvuga utabasha kumusubiza ariko ubu ngubu nuhangana nawe azakomeza gutinya kandi ubonye hari ibindi bikomeye bibaye bidasanzwe wanampamagara nashaka uko nyaruka nkahita nkugeraho oya birasa ujya umwubaha burya umugabo niwe wa mbere ugomba kumwubaha kuko nawe agerageza kukubahisha muri abo bantu b'iwabo bikunze nyine nazagaruka kukureba nazagaruka kukureba vuba ariko turasubira sawa ngakomeza wiyiteho bye mwiriwe neza mubyeyi mabuja hari ikintu maze iminsi nshaka kukubwira kandi kibabaje ninde wapfuye abo bose ni bazima ariko hari ugiye gupfa yishwe n'iki
awi ariko n'umubite sha buriya rero inshako z'iki abantu barashaka ariko hari igihe abantu bashaka bataritegereza aho bagiye gushakana nabo bose ugiye gushaka ahubwo hari ukuntu umugore ashaka umugabo noneho uwo mugabo wenda umugabo akifuza undi mugore wo ku rundi ruhande reka tubyoroshye hari igihe umugore yanga kuzuza inshingano ze noneho umugabo agashaka kumuca inyuma anyuze nko mu baturanyi se ngo amaze mu bwenge karama izo nkuru zirandeba akunda kakaba kari kuzana ako amagambo uvuga n'ingo n'amagambo yamwize ngo no kuza bugamba kutesha komeza mbwira ibyo wambwira ubonye gakire se ugaceceka izo nkuru urumva zindeba ku buryo nakomeza nkazitega amatwi ntizakureba ariko zikomeze nyine ubwo ntabwo ari aminwa waba ushaka gusopanya abantu wagiye utanga amahoro ubuze ugakubwira ikintu nguyu uyura mu nyine reka tucyumve akaditesha umwanya nyine mbwira ibyo ari ukumbwira iby'urushako n'ibiki by'abagabo bafata inoza cyangwa niya nkuru ya mugabo iwanyu wajya kubita umugore uri kuvuga ya indi ya wa mugabo ukaduturanye wa undi wigeze gufata nawe mugeze inkuru ubwo se nawe ujye kubwira nguyu niyo nanjye kuvuga ukuntu wa umugabo yafashe umukozi we ku ngufu ashaka koza amara amutera inda shaka utugambo two kugenda ukura mu ngo z'abandi bantu utuzana hano ngo tumarike yaramufashe ku ngufu arabuze gato nakwego yamufashe ku ngufu karama ushobora kumva imbere genda ujye mu gikoni ayo magambo ubuzana atameshe yo kuzana imyuka mibi mu bantu ntabwo abaritsaho buriya ahora afite ibibazo ngo by'abaturanyi ubwanwa ufite bukumariye uratangiye se kunuka kandi erega jya ureka ngo twe nabo uba witukishije ariko ntushaka ubu ngubu uri guterana amagambo n'umukozi ampurisi w'umukobwa kugira bigende none se umukozi uza kukubwira ubugambo bwo mu ngo z'abandi bantu buriya ngo bukungura iki bimureka akabuvuga aha niho amatika hera ugasanga ejo bundi utangiye gukurana n'abagore bo muri ino karitsiye mugenda muvuga abagabo babo n'ikindi kintu nasubiza ngo ubwo wowe umurushije iki muje nyine kugira ngo ajye acicika arebe ibimureba ariko ntukajya kumva amatiku ukunda kumva amatiku kuri ibi dufitiye akamaro ngaho mbwira ibidufitiye akamaro si byenda ko nakoze amakosa ariko waranyijeje ko hari ikintu uzangurira kandi kizanungura gahunda wayivuyeho reka ngutungure sikora wambwiye se wenda ntabwo nategereze nakubwira ngo ntungura none ariko barabinyemereye ahubwo nimba ukifite iyo gahunda nyine ngo mujye nkora nitegura iyo gahunda ndayifite kandi ningutungura zaba ari bwo bwa mbere bivanye mu mbonye se kandi nose niyo gutandukana nk'igisogororo cyangwa kumva uranuka nk'amafi cyangwa agasamunyiga cyangwa agasamunyiga cyangwa indagara ku buryo umwe azajya yinjira indagara akanuka nk'indagara n'ubundi birasa ntabwo akunda indagara oya uriya we si ngombwa kutuma ndabona wufite ubundi nicyo nkwemerera ntabwo ari ngombwa noneho birasa yakwinjira umwari yakwinjira birasa agasohoka ubu niyo gahunda nibyo nshaka nashaka azaguma ariko bakomeze banyuranamo nk'injangwe n'imbeba ubwumvikane bwabo bube buke hanyuma Latifu mureka akomeze tuze kuri mva natuze ajya mbonamo nk'umuntu atinye ambonemo nk'umuntu wamugirira nabi kuko bari gushobora no kumubwira ibintu agahita abyumva akabisamira hejuru ariko hari agomba kuba ari kuyanyura mva utekereza ko ibintu wabimoreye numva ndishimye tukanda akanyenyeri rero mbanze nyiri hariya hepfo
ibindi byo ariya yo ntuyabare yagiye na muri esasi gahunda z'imiti. imyuza na latifa ndayishyiramo Okay, ndumva. n'ukuntu ukora serivisi rapide ndabishyiramo Ibyo bindekere. hanyuma kiriho n'amafaranga y'uwo muti wo kugira ngo umwara ajya nuka nk'indagara Ariko noneho uriya uko bawukoresha harimo kondisi. ngo iki se kandi Ubwo nimara kukugeza nyenza kubura uko bigenda. oya nanjye ndiyizeye Sawa. ndize ndashaka kwivuna abanzi bakandika nka damarara ibintu byo kuzajya bamfata bakangira nicyo ngicyo oya Ibyo ndabihaza bireke. sawa rero Reka mwana ngende. turi kumwe Reka ngende nta kibazo. Ubwo ariko ejo tuzavugana nyine nongeraho nzahita nkubwira. oya akanyenyeri ko ndaje mpite ngakanda Sawa nta kibazo. sawa ugende neza Yego, yego ni kwa Gacucu ndashaka kukubaza ikintu kimwe wari utangiye kuroga uturogo tw'ibiti ngaraba nanga umugabo ngo haramukono ngo wagize ngo yari yacisha umugabo ngo inyuma ngo hanyuma ngo bagashanga kumuzenguka ngo n'umukozi washaka kuvuga iki buri kamubwire rero boss ngenda kuba urabizi cyane uri boss wanjye ako nabonaga watangiye kugira akamenyero se kandi ariko reka kubona ejo tutavuga ngo agakingirizo havuye gushaka kumfata ku ngufu ugeze mu gakingirizo kujya umenya ko atari akamenyero ndetse nagufasha ngufu ushaka kumuhotera urabona sinakamenye ni ukumuhotera none gerega ngo njye nishinganishe kuri nde nijye kwiyandikisha mu mpapuro zaraza kwa boss kazi kayibaza mvu ubucucu bwaho ariko nyine niyandikisha mu gitabo cy'indangamemerere kugira ngo n'uta niba azatamenya ibyo ari byo ninde amufashe ku ngufu ni umugabo wanjye mwako mwagize twashakanye tumanitse amaboko imbere y'idarapo bigenda bite njye nshaka umukozi ndangije umugabo wanjye ndamwima maze kumwima ajya afata umukozi ku ngufu ariko amateka kamwazi ikintu kimwe karame uri isugi subiza nkwireka ko wankwiye uri isugi cyangwa ntabwo uri isugi none se ko navuze ngo akira ngahakira wiya atari nkwereka ngo ngaho komera ngaho bikore nibyo byagaragaza ko ntari isugi nyine ko narakubwiye ngo ndagufungura imiryango yinjira ntakusohoke none se nyine ko ninjiye ku cyumba ryo kwivuga ahubwo se warinjiye ahubwo ntubigeze unakomanga ntabwo wari ukomanga ubundi umuntu arabanza agategura gahunda akambara koga akamara kwambara akagenda yajya ku gipangu agakomanga bakamwiha akinjira cyangwa bakamusohora noneho nkomanga ukomanga ujya hehe ko mpamvu nzabibwira mabuja ntabwo ugomba gukomanga njye nzabivuga niwongera kumbwira ikintu kijyanye no kuwusugira nzabivuga noneho mbivuze mate bari kumubwira ikintu mu bintu uzirinda sibyo uzinde kunsenyera biturutse kuri wowe nganda wibaza cyane nabwo ngo ngaho injira naho uratangiye urabaye uruga avuze ko arwaye yavukanye ubwandu uramvuga buradukojeje ukondo mu yabyemera asubonde sije kwijijisha buri umwari kubiki wenda reka urongeye tubireke byararangiye nta nubwo nzongera ariko nawe ariko kuturwara sida ukayanduza mabuja akabazana yikuye ukabura nawe yikuye warangiza ukajya ngatamikuvuga ko nayo yongeye yiguhaye ngatabibwira mabuja yamaje akabimenya bagatangira gute basi reka tubyoroshye sibyo ako yabwire mabuja sibyo reba hano se mubwire ngiye rwose ngiye gakire sinzongera kubwira ibyo bintu sibyo ntabwo tube inshuti nk'aho kundi kwa turi inshuti imbere sibyo ntabyo uvuga ngo kumfata ku ngufu umuhote kirazira gufata umumabuja oya databuja bosi kubwira umukozi umutekera umugira ibiki umukozi wo mu rugo ngo mani mu muryamana erega sha mwana nanjye ntabwo ari ngewe nawe no kumfataga bituma nabwo umubiri ushyuha ariko se rega nawe reka ni uko ubugira amahane sibyo ubuse ibibazo nakubwiye ntabwo ibyo bibazo ntabwo ngiye bindeba ngiye mbanaje gukora akazi ko mu rugo mbanaje kumenya ngo urambara iki mbanaje kumenya ngo urarya iki akazi kazanye no kumenya ngo hano harakurotye hano harakubuye mabuja yariye databuja yariye ese banabasasiye ese bameze neza ariko kumenya ngo ntabwo mu buriri kuko mumeze ibyanyu byakwima yaguha ntabwo njye bindeba nta kibazo yagukubita ntabwo bindeba uvuga amagambo menshi mbabarira sibyo ahubwo ujye ungisha inama nyine ndazanye kugisha unambitse amabanga sawa mbabarira ibyo ntubivuge urumva cyangwa ubwire Karine ndakubabarira ko rwose ntuzongere Karine yadushwa nubwo ubona ngo wenda yamera nabi nawe ntabwo yagusiga avuga ngo twagiye nagiye kubigusaba njyewe ariko cyambere nuko nabona bivuze n'ubutabera bwamfasha hari reka dufite leta nziza mu Rwanda nta kibazo reka ibyo nyine tubyihorere none basi tubabarire sibyo ntabwo nzongera kubwira ibyo bintu ntabwo uzongera bose
ariko nyine nanjye wongeye kutarangira mwubahe none urabona ko kuba narabikubwiye kuri uzi ko uri umudatabuje njye umukozi wa mushuti wanjye arabimbwiye ati kuva yatangiye kuryamana na sebuje aramumenyera aragaragara nakwita na sebuje urushye uwo mukobwa nyine waryamanye na bosi we rero niyo mpamvu nanjye uyu utukoze rimwe natamumenyera kandi nuko babakoze ariko da yewe niyo wampa rwose ukajya nkubita nta kibazo none zo muri ko nkubitirwa ubusa ntacyo namutwaye niba nta kibazo ngavanamo ingofero ukubita uruhara rwose rukubita nushaka ubwo ngukuremo ariko uzajya unyihera da sibyo none se ubundi nawe ubu se ukonje barakubitamo reba uno mwobo waje iyi si nkonje amabuye nta nushaka kubitema nushaka kubitema ariko unyihera nukuri kuma nta kibazo ubundi akuze ubu wamenya nimba uzi ko neza ngene mu bwonko nkamera nk'abasaza bo njye nakugira me kureka ibyo bintu urimo kambwiza ukuri ibyo bintu ushaka kubivemo ahubwo njyewe nkubahe nka boss wanjye ako kuvuga ngo njye uvanyemo ingofero ngubite mu ruhara ahubwo ukanywa inama nakugira wowe genda udefurusa umugore wawe unyishakire twibanire ngenzi ngufata neza hano waba umugore mwiza mbumubwire Mateo ko ufite igikara cyiza ahubwo se wowe ufite amaso meza ahubwo nanjye n'ubundi ni ahantu nyine aho bingana umwana wakoze kuza cyane ari ngakumbuye pe naguhamagaye numva uri buhite umbwira ngo yango ntabwo nza se bya gikecuru nako nyoko bukwe da ntazatuka ende ntazatuka nyoko bukwe bikaba ibibazo ndakubwiza ukuri urana ari mabukwe no mu bantu mbara ko bambera mabukwe ntiyazamo nose gutama aho cyane meruka kera rero naranyuma uzi amatsiko buriya nari mfite amatsiko y'ukuntu cyagiye maze kugenda nyine ngusigana na birasa ukuntu byagenda mbabarira umpizo nkuru umva naraje nkajya mvuga nti buriya ati baramitana numvaga hari bwakumurira iki umva mubwiza ukuri nagiye kuva buri handi imbere wari utuye nasenze Imana ndayibwira ati wa mana we urabizi ko nagerageje guca bugufi urabizi ko noroheye mabukwe nkamwereka ko ari umuntu mukuru nkamwubaha ariko aho byari bigeze nari maze kurambirwa nagiye nari insenda isigaye akubwira ngo nguke yaravuze ndamusubiza numirwa subizanye ko nguke noneho naramubwiye ngo domina ngo nde uratinyutse umvuga muzina ndavuga ati domina ugera kabona kakuze nako wese nabivuze numva nanjye ko wabwanyije ndavuga ati uyu mugore noneho nankubita urushyi ndahwana uzi ikintu cyantuye se ni ukuntu birasa nawe gushyigikiye ukajya umubwira ngo vaho nicare naho birasa ariko kaku ntabwo uri kumva ibyo umwana ari kuvuga vaho yicare nakubeshye ntabwo byanunguye ariko birasa buriya n'ubusanzwe aranyumva ikibi ni bariye noneho nari nzi yuko ngiye guhangana n'uriya mukobwa witwa Latifa abona murushije umunwa ndavuga avuga ati mbabara umbwire aho wabaga bakugaburiraga amavubi ko nabonye icya Latifa nacyo cyari kigome nka nyina uramuvuga uramuzi ukuntu cyandebaga uramuvuga uriya mukobwa ndakubwiza ukuri ukasa no ku mutima ni kameze buriya ni umugome uriya mukobwa se birazabona umugabo we umukobwa yigana imico ya nyina ntacyo mvuze bizagorana kubera ko uriya mukobwa byonyine na nyina ukuntu ateye yatuma umukobwa atabona umugabo ariko mva narishimye pe ubu ntabwo ariko byibura ubu ngubu ufite amahoro ese birasadahari ahubwo nabo basigaye baninya uzi ko basigaye bambona ukabona nabo batinye kuvuga basigaye bitwararika ariko nyine usibye umuntu mbabona bananduka ariko ikindi rero nkubwira umwari wenda kwihagararaho nibyo pe ndanabishyigikiye ntabwo nakubwira ngo ubireke ukomereza ariko nanone ugiye uvuga ko utwite muramutse murwanya akagukubita nk'umugeri mu nda cyangwa akaguhirika ukwitura hasi nanjye rero mpamvu mubwiye ngo ibintu bijyanye n'amahane basigaye babona ko nyine turahanganye tumeze gutyo ariko nanone ngira ikibazo ko uriya mugore ukuntu mbona sa no kuroga yaroga ikindi kandi yarambwiye ngo umwana ngo umvuze mu izina ngo uransuzuguye ngo wibuke kutwite ngiyo nda ushaka utazayibyara ngo uzi urwaye uribi nushaka kuvemo roho ikuvemo bagushyinguye
ako ugira umutima w'umukobwa iki akundi witwa nde izajya yizera kureba njye nitwa Mati Mati Matandarasi nitwa Mati Mati Matiti cyangwa Matina usufite amazina gahe iri korohera ryo uzajya Matiti cyangwa Tibobo twagiye ane Matiti twagiye mbwira ibyo mbabagariye nigende ngo umva mu kazi kanye ngewe akazi kanye kamemba kangaburira gatuma ntoza amafaranga mu cyaro uraje uramamagaye ngo uranshakira iki nshaka kuvuga kizima cisha maketa hari icyo ushaka kubwira abanyarwanda nyumva ariko numva nacecetse nkadusha umuntu ukajya ngo ntabwo nzi kuvuga jewe ngavuga rero vuga uhomvomva nubwo ubona nabyimbye inda si uguhaga ahubwo n'inzoka yizi kwica upfe nyine ndashonje kandi ndabizi neza ko bakwiye kujya ungaburira saa 9 kandi turi saa 6 n'abana bari kureba barashonje nabo barashonje nyine kuko waba wenda badafite uko babagenje ese nanjye mbe nkabo none se ushaka iki umbwiza uranshaka iki ikintu nshaka rero wihita ku masaha sibyo nabura amasaha menshi da saa 4 ngiye saa 4 mbe mbabizi ko mba nahishije bambwiye kuzajya ngo ibiryo saa 7:45 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7:45 ubwo ni amasaha 6 atabura kugira ngo nkugaburire ese iyo 45 yo barengereje iki niyo masaha y'akazi niyo kayimu imba kayimukebo nimba na kayimukebo bakunda kuvuga ngo karindare y'ibiryo niyo karindare y'ibiryo reka nkubwire rero urabona ndi umukozi umukozi umuzamu cyane nawe ucugusa inkono ninshaka mbe nanazikorera twese turi abakozi yego none se ko wumva turi bamwe ntawe uhamba undi vumva wambaye ibiryo nk'irire aho ntiwagira impuhwe rimwe ukavuga ati ruriya ruzingo nushaka uke ntabyo ubona pe ntabyo ngo nkomeze nzingame ndahantu nta biryo ubona warangije nigendere tegereza amasaha 6 ibiryo urabibona yabarire umva nushaka ubare ngo 1 2 3 ufate isaha ujye ubara kujya uvuga ngo urabona 32 ibiryo paka bigezemo yewe ndashaka ibiryo karabisi ko byabonetse kandi ntabihari uri ubime ntabyo ngo koko uravugisha ukuri ko nkwica ingaho nyica ndakwica da kuko nutama ibiryo nge nshonje ndinjira byihereza sawa turebe umva rero ndeka cishe make ndabiza abakobwa mukunda abantu babinginga yego uri mwiza pe sibyo wenda n'ubwo utari bwiza cyane nako wampa ibiryo bikagira inzira turumva utarambiranye nabyo byanze se ndambwira ibyo ni ibikangisho by'umwanzi Satani nihagararaho ariko uriya mugore uburyo mubona no kwicara yakwica ngo ntuzagira ute ngo nujya kubyara ngo tuzareba ko izavuka nanjye nihagararaho ndamubwira ati ibyo ni ibikangisho by'umwanzi Satani nzabyara ariko se yaba yabyigambye kuriya umunsi wo kubyara umwana wanjye atavuka apfa kuba yabivuze ndashaka no kuzabibwira birasa nkambwira ati bira mama we yavuze ko nazigera mbyara umunsi y'inda yanze kuvuka igihe cyageze uzamenye umuntu ubiri inyuma none nanjye mwereke ko nta bwoba mfite nose ubundi umwana harya warambwiye ubushize ngo inda ifite igihe kingana iki so noneho mva none bijya binacanye indange ni nava nahiye uzi ko biri kujya mu mezi 5 kandi ubundi inda y'amezi 5 mbona abandi babyeyi bigaragara ariko byo urujya wumva umwana akina mu rimwe na rimwe mwari rero hari igihe umuntu avuga rimwe na rimwe akavuga wenda yiringiye icyo yakoze ushobora gusanga kiriya gikecuru wenda hari ibintu bibi cyaba cyarakoze nubwo tutahita tubihana ariko ubundi y'amezi 5 bigaragara umugore yaratangiye kwambara mariniyeri yemwe no kugenda ubona bimunanije uzi impamvu se najya mbyibazaho cyane kubera ko uburyo situation natwitiyemo inda byonyine mba numva wenda ibitekerezo byanjye uburyo niyumva nabyo byatuma umwana atabasha gukura neza uko bikwiye simbitindeho cyane ariko nanone icyo kintu uvuze ngomba kubikurikirana kuko uriya mugore
uburyo yavuze iryo jambo ubona iryinyo riri ku rindi nahise mbona ko no kwicara yakwica. umwana ntugire ikibazo nk'uko nabigusezeranyije nakubwiye ngo ujye wumva ko ndi nka mama wawe. Sano kuri kw'Imana ndagushimira ntacyo utakoze igihe tumaranye tumaze kumenyana rwose wambereye umubyeyi kandi ndagushimira wambaye hafi buriya utamba hafi ndakubwiza ukuri nari no kwiyahura nari maze kugera aho numva niyanze ubuzima numva nta kintu bukimaze kandi nawe mba mbibona utorohewe ufite umugabo mutumvikana. Reka gakire we uriya we nta amakuru ye ko nawe mbona hano senze umonganiye ntumbasige ukagira agakire ukagira amatibore w'umunyamafuti nibe n'amatibore by'urare umwanya umwe aransetsa undi ntansetse undi akandakaza ariko gakire we buriya ndamwishoboreye. uko maze kubona ko nta rugo rutabura ibibazo buri rugo rwose iyo udafite ibibazo by'umwana ufite ibibazo by'umugabo iyo udafite ibibazo by'umugabo ufite ibibazo bya mabukwe iyo udafite ibibazo bya mabukwe ufite ibibazo by'umukozi ndakubwiza ukuri wowe uramubwire buri rugo rwose rugira ibibazo byanyu gusa icyo nakubwira ikibazo cyawe ndaza kugikurikirana nzagufasha tumenye ikibazo cy'iyo nda nayo ibyo kugutera ubwoba ngo ntizavuka izavuka ahubwo bimucanga nakubeshye nta bwoba ngifite ngaba ari abantu ubu niyemeje kurwanira urugo rwanjye narangije gusobanukirwa neza ko mfite umugabo nkunda nta mpamvu yo kumubabaza nanjye nkwiye kumurwanirira noneho bariya ngo ni muramukaze ngo namabukwe ntabwo bifuriza icyiza umwana wabo ahubwo umwana nugera mu rugo umbwirire birasa none niba utampa ibiryo rero ndabivuga bya bindi wambwiye bya mabuja na boss ndabivuga pe ibihe navuze ndabivuze rwose ibihe ndabivuze ibihe hari bimbwe wabwire ku gipangu ndabivuze rwose bya bindi nabwiye hano cyagiye ko mabuja ari ikigo gifite n'ubusura rubi akubita n'umugabo cyane ahubwo genda nura tuvugana koko niba taho tugenda ubabwire ukabwira ntabwo bugira se nubwire uzikoresha n'ahantu dufite ngo boss w'umugome wikira uziko ndabwira cyagiye gufata ku ngufu nyine burakuba reba uri umugabo umugore ntabwo ajya ahindukira umugabo koko ku izina ry'Imana akamwima ajye muhindukirira ibaze ko yarambonye ataba ngumva ngo matibo ngo nyine ngo ninsubire bamwereke ndamwereka umwereka iki se nyine yabonye iki buriya ntabwo mbizi abantu bashaka kumva ngo umeze nabi waba bari gukama kandi baza ari kumbaza icyo bimuha iki nawe uri umuntu mukuru ariko aranyurira mise mbyumva afashe ukuguru kwanjye koko arakuzamura yamanuye ipantaro nanjye ndagiye bitangira ngo aba araguhaye nakubura muhaye ntabwo namuhaye naramubwiye ngo ndwaye sida yewe usa nkayo irimo pe nabibonaga amagambo yose ufite ugaterwa n'umushiha w'ibinini mbabarire sinzongera pe oya reka mubwire murabona wikivumbura rwose ariko da yagize nuko musegera yaragukunze urabizi ko yanabikubwiye ariko ngo ntuyamerwe mu isaho rwose urababaje disi rero nanjye nkubwire mva bwari uburyo bwo kugira ngo mwikuremo ni ubwo wikora nyine mu menyo y'ingwe ntayo ufite ntayo mfite uri muzima ndi muzima aho bagukize ngo ndwaye sida ngo ugiye kunyica wowe se wavuze yuko ku munsi wa kabiri cyo kirambwira ngo dukoreshe ishashi nk'agakingirizo muhamara ikoresheje nawe twakoze narakinye ariko wowe warora ugabo ungana ko nirwo atarukwica ntabwo uraseka atamwica harya ngaramwima akiramwima nyine ariko rero ako umuntu nuko utaravugana nabo mu maso ku maso yari bavuganye kwirukana none urugiye muzaho bakikubite n'inkonje bagiye gikubita umugabo wacu inkonje mu muruha uruhara rwa boss rufitemo ibintu bimeze nk'ibi yabyita gushyanya bya bintu yaba kubise inkonje afite n'uruhara kandi afite inda nini ntose gukubita gute kandi afite mu ruhara ziba ngo irangofera yikuyemo hari mu ruhara ririmo n'imyobo y'inkonje za mabu kwizina ry'Imana urabeshya cyane ariko nawe murafatanya yamufasha wenyine se ntabwo amushobora wenyine da reka bose arabyibushye ntiyamushobora wajya ngo yaramuhoze umugabo mwana kuri aramubwira ngo namuhindukira akabyanga umva karamubwiye ngo hindukira akabyanga ababwiye ko nshonje ngo hindukira se nyine ubwo ninde ubwo ni bose mucyumva akamubwira ngo hindukira ndakabyanga akongera hindukira akatagira gutya akatagira umva tuzongera
Bandebera abahungu. ite se mwa akumwa n'ubu uracyaza iwanjye uko wishakiye ntabwo naguciye mu rugo ntabwo wasanze umugabo wawe ariko umugabo agira amatiku kuva kwa mbere kujya ku cyumweru yagira amatiku umuntu w'umugabo uburanira ngo ariko kuki wanga abashyitsi abashyitsi wowe uri umushyitsi wowe ubundi isaha ni iwawe ni iwanjye se ni iwanjye se ni iwawe se ninde uyobewe ko utunzwe n'umugore ibyo birakore niwe ubizi na bene wanyu ewe mva nkubwire ubu kandi muhamagaye wasubirayo wiruka muhamagare kari ari nese niki cyakumaze umva nkubwire ndakubwiye ngo nimba ari n'umugabo wagutumye kuza kuneka ngo ubone ibyo ujye kumushyira ariko ntarashyirwa ashaza ari uko anyisha ashaka kuzanyica kugira ngo yishime iyo unzana mu byawe n'umugabo wanjye mujya guhura na rimari unese nyebe ko yagutumye aha ngaha ari yakikuzanya hano masa ndi iposita ahubwo urenze n'iposita none wakugize na maneko namaze rero ndi maneko mwiza marashaka kunyica none ese uri gukanga ndi muganga se ndi kuya nkubwire urumva gateka kunonga intoki undi nagutunga intoki cyane ari iwanjye wagaze mu rugo rwawe areke wawe ese ahantu hose twimukiye uraruhamenye urebe n'ikibi kigaragaza kuri kamaneko ndi maneko mwiza kuko ndaramenya aho mwimukiye ese ubundi kuki udashobora gutekereza umuntu w'umugabo nta n'ubwenge agira kuki utibaza impamvu mba namenye hano nyine se sibira twakora nyine bwenge buke ubwenge bwawe rero ugenda ubwira umugabo wawe ubwira uwo mugabo wawe ntabyo mubwira none nabigutumye none ntabyo mubwira ngo iki ntabyo mubwira nawe nkubwire reka ari uzaza ibintu ukomeza wivugishwa ku mugabo wanjye umunsi nabahuje akagukora muri ubwo bwawe sabura yandenza amafi umugore wawe akabukoramo umugore uvuga ko ari umugore wanjye nyine umugabo w'ingabo wasanga none nimba ariyo keya bari marama nuko tubanye isoni ziki wakeya nyine no keya mu bwanwa agakubita no mu ruhara urarira rukubisemo sinuko ariko dukundana nuko dukundana abari ku mu rukundo ibe nguru uruhara rwanyu kuba karira rukora ibe cyo dare nguru koramo nguru koramo none ko ndukozemo nabaniteye umwabo wabe yashase koramo reko nagucagagura Kose ari amafaranga ndi gukoramo umva nkubwirire none nkukura gaho nje kubona agaho kunyo sugira akayekanyo wajya ngo se ibuni nyimazi umva nkubwire wewe mujya muzirata yuzuza ibiryo kandi n'abayako mujya muzirate mugende muzirunguza urukundo ariko ngewe umugabo wanjye ari ibyo yihahiye ntabwo meze nkaho uhahirwa n'umugore kandi wamubwo nzakuko nkubwire nushaka aho mamagare Karine ndavuze turi mu kuvanga tumuka sugenda cyatse nahava cyatse sinahava nimba ari Karine nakoshye nimba ari Karine ukoshye nimba ari Karine ukoshye turabivugana none mamagare Karine niwo nkangishe n'umwandagiza none buri gihe mu rugo rwawe niwo uzawitwaje hano ahubwo nawe arabisobanura nawe arabisobanura ndavuze mvira mu rugo genda va hano nake undi tubaje guhangana nanjye waje guhangana nanjye hagize umuntu usanga ndi kuganira nawe yanansuzugura uhagure kuri ambura mbwira no kuntu asiga asuzuguza injiji urumva ibeshye unubana nje ibyo mba nkorana Karine urano umugore wanjye twakora ibyo dushaka wowe n'umugabo wawe mubwire ko wambuze do ito undi n'urumurozi kazi gira paho genda usore iraje wize gukinza igipangu zongere mbona umuntu winjira aho agera mu rupangu ujya utabwiye agire ko mbona winjira ushaka kunyura aho ni agasuzuguro uri kusuzugura ni ukunsuzuguza inyagasozi zose ni ukubera iki ndashaka kubaza buriya mwaraza hano akuri gakinda kwibutsa kuri kuvugana na Karine gabanyijwe ngira utuje habaye iki nyenda kubaza inzira hiye idashase yego ndashaka kubaza ikibazo amagara kizimya mwaje kubaza uryo reka nanjye kubaza ese naje mu byo kubaza nakubwiye ngo gabanyijwe ibyo nashaka kubisobanura neza sibyo umwarageze hano gutaje kuri umwisigaye wimukihangana atangiye kubira naho dutuye umwarageze hano gute hageze hano gute ngine urashaka kujya kumugora se mu kagare yaragendeshaga amaguru ariko we kumanya umugabo ari wo muntu wa kampani umva maze gukira ntabwo ibyo bintu nzabyibagirwa nanjye ujye reka mvuge ndashaka kubwira ikintu umwana aje kurana mu rugo ngavuga nurangiza kuvuga umbwire komeza umwari mupange ntarende wibagiwe nyine ndakubaza uyobeka yatendana birasa ari umugore we birasa ibibazo dufitanye bintu ngusubiza no wa mutangiye kunyonga abana birasa sasa none kandi sinjya gushira amakenga okay sanga nawe uzakireka nkubaza ngusubize nkere ku kibazo cya mbere cyako cyane hera kucyo ushaka ariko nyina kubashije none okay icya mbere umwari yageze hano gute yageze hano gute nyine yaje n'amaguru arakomanga matibora aramufungurira arinjira yinjira no munzu aricara turaganira arangije aransezera arasohoka icyo wasubije ntacyo icya kabiri yaraje gukora iki
yaraje gusura Karine nyir'urugo, intebe yicayemo ni za Karine, inzu yicayemo ni iya Karine. mbese ubwo uransubije Karine Ngombwira ikindi kibazo ufite nacyo nkigusubiza. hanyuma ku kibazo cya Birasa wamemukiye ukabazi ko afitanye kururasiyo n'uriya mukobwa wabwiga n'icyo atamutumye kuza kuneka n'iki kugira ngo none azabone ukuntu andangiza. Ikibazo cya Birasa ufitanye kururasiyo n'uriya mukobwa. none se umugore we uriya ni Birasa uvuye hano. umva kare tumvikane sibyo umugore we Birasa n'umuryango we wose ni ikibazo kuri njye ko bafite icyo bari gushakaho cyo ngo ukundira sasa uravuga ukaga ku gisubizo nashakaga. Bivuga ngo ifitanye ikibazo n'umuntu umuryango we wose uba ufitanye nawe ikibazo sibyo. ese bibaza ko Birasa bisobanura ko nanjye rero utangiye kujya ugenda wumva impamvu nashaka Diane mu matwi yanjye no mu buzima bwanjye. Mfitanye ikibazo na Diane simushaka sibyo. ikibazo cya Diane mushiki wawe ntabwo njye namwihakana sibyo. na Birasa rero ntabwo umugore we azamwihakana ngo nuko mufitanye ikibazo kandi ntabwo uzambuza kugendana n'umuntu nshaka. Tandukanye inshuti utandukanye n'umuntu bavana umwe mu maraso sibyo. Diane ni mushiki wawe tuva mu ndimi. Nse ubwo we ndi iki niba umwara atari umwana wanjye. Mwana wawe se umukwe erega wamfashe nk'ingumburande ubona sinabyara. Ubu se sinabyara no muri batisimu. Njyewe umwari namubyaye muri batisimu. Kandi iyo umuntu yabyaye umwana muri batisimu aba ari umwana we. Ese nguki ubugiye ushaka kuduhangana no kubera iki ko runo rwari dufatanyije. Meretse niba umuntu ushoza izo ntambara. Niba umuntu dufitanye ikibazo. Nyine se wowe ushoza izo ntambara. Ntabwo usanze niyicariye aha ngaha. Maze none iki agakanga. Urigagaza ukagira ngo ni dendira akayibonye umugore. Kandi kare. Gende dendo. Gende dendo. Imwe gake. Ase kuki kandi reka ngubwire. Urashaka kuzafungisha umugore we. Kubita ingumi imwe amenya nkahita nyarandura njye ntukamenyera. Akagufunga. Nta kibazo akamfunga nawe wabaye mapengo. Nta soni zo kuntegeka njyewe umuntu unsura iwanjye. Wowe utanga ipasho muri inzu ku buryo na fanta twakirije umushyitsi. Ntabwo kugiposha ukumva. Uri abaje kuri cyane umuntu. Niba umuntu dufitanye ibibazo ugomba nanjye kunyumva sibyo. Niko nta jambo zangira mu rugo rwanjye. Mva kubwira. Utazareba naragutumyeho ngo uze tubananga ukagira ngo ngewe Karine narahindutse. Ndacyari Karine. Sibyo umugore wanjye na leta rabiza n'abatageze barabizi. Byo kujya unkanga rero urumenye ko umugore wanjye Karine sibyo. Ntabwo uzajya urumangara. Iki kigaragaza ko umugore wawe. Twarasezeranye. Ibyo se birahagije. Birahagije. Nge nawe turaryamana. Mu mategeko kukubaza nge nawe turaryamana. None se niruzi ko tutaryamana. Ariko niba batabizi ariko wowe urabizi. Urabizi neza ko nge nawe tutaryamana. Ubundi se kuryamana bivuze iki? Bivuze ko nyine nabandi umugore wawe. Twaryamana kirahagije urumva. Abantu bagira bakabiruhuka. Wavuze ko nabikwimye ukareka kwihagarara. Nabyo ni ikibazo, icyo nacyo ni ikibazo. Icyo nacyo ni ikibazo. Kuba inyuma n'umugore wanjye. Ese ubu mutoreye abantu ababyeyi niki wava kunyima kubiri. Mbese ugushaka kugira ngo babiguhe byibura kuki umugore arashonje afite inyota ngurabishaka. Ubu urashonje. Kandi katumvikana. Uzazura imvumbura bimutwara. Rega nta uzamara ubwoba urumva. Kandi nyine bushire. Urashaka iki? Bushire. Urashaka kandi wa mugore. Bushire. Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi